Grace Room abantu bo muri Grace Room ubu nibo nshaka ko baza hano tukaganira. Grace Room igize itya irafunzwe. Mwa bantu mwe hari abantu aka kanya bari kugenda mu Kigali batazi ibyo ari byo. Hari n'abandi b'abashyushya rugamba hano ku social media bari gufata inkuru bagashyira aho ngaho, abandi muri comment bavuga ibintu bitandukanye. Ariko buriya ibyo RGB yavuze nibyo dukwiye kugira gute kwemera kuruta guhimba inkuru. Uko bisa kose nge aka kanya ikintu kimwe nabwira aba Grace Room aho bava bakagera, abayikunze abayimenye batazi n'ibikorwa byayo, abayijoyininze kenshi, abayishishikarije abandi, mw'abantu mwe ndababwiza ukuri. Niba hari Imana mwamenye, niba hari ukuri mwamenye, niba hari ikintu cyabanejeje mwaboneye hara muri Grace Room, nk'abantu bakuze, nk'abantu bazi ubwenge, nk'abantu ndetse basobanutse, ntimucike intege ku bw'ibi bintu byose biri kuvugwa, ntimucike intege ku bw'aya magambo yose ari kuvugwa n'aba bantu. Urumva buri wese ari kuza agahimba inkuru ye, buri wese akaza akavuga ikintu cyose yiboneye agashyira muri comment. Buri wese Grace Room yabaye Grace Room. Umuntu ashobora kwibaza ngo RGB itari yavuga ririya tangazo, Grace Room uko nzi neza ko yari izwi, Grace Room uko nzi neza ko abantu benshi bari bayisobanukiwe iyo ariyo, ubu ngubu abantu bayifasheho ijambo. Ntabwo ukwiye gucika intege, ntukwiye kumva yuko ibintu byarangiye, ntukwiye kumva yuko ubuzima bwahagaze. Grace Room iracyitwa Grace Room, Grace Room iracyari ya yindi. Kuba aho mwateraniraga cyangwa se abayikunda aho bahuriraga bitagishobotse aka kanya ntibikwiye kuguca intege. Hari ibintu byiza cyane waboneye muri Grace Room, hari inkuru nziza cyane waboneye muri Grace Room, hari igitangaza cyakoze ku mutima wawe wabonye muri Grace Room, hari Imana wahaboneye wabonye muri Grace Room, hari ibintu byinshi cyane bitandukanye byahinduye ubuzima bwawe waboneye muri Grace Room utigeze ubona ahandi. Hari ubuzima bushya bwageze muri wowe, urumva hari ibintu byabaye kuri famiye yawe, hari mbese igitangaza kidasanzwe cyabaye kuri wowe, ku bafamiye bawe, ku nshuti zawe, ku bantu wajyanyeyo. Ibyo byose ni ibintu wibuka neza, ibyo ni ibintu byose biri ku mutima wawe wibuka neza. Utu tuntu turi gucaracara hirya tw'udukuru tw'uduhimbano tw'umuntu wese uzindutse akavuga ngo Grace Room nyifasheho ijambo, ntabwo dukwiye kuguca intege. Ntukwiye kumva ibintu byarangiye hejuru y'ibyabaye. Donc ibintu biraba bigatrendinga, ibintu bikaba hano mu Rwanda niko bimeze, abantu bakagufataho ijambo, buri wese akumva yakuvugaho kandi ibintu adafite gihamya, ibintu atahagazeho, urumva muri negative way. Ndakubwiza ukuri, niba warigeze kumenya Grace Room ukayikunda, guma ku mavi, Daniel Style yigumeho, wumve neza yuko hari ikintu Imana igomba guhindura kuri Grace Room, wumve neza ko hari ikintu Imana igomba guhindura, wumve neza yuko nk'uko nawe ubwawe igihe mwasengaga cyane mushyizeho umutima, igihe Daniel Style mwari muyerekejeho umutima wanyu mwese nka Grace Room, hakagira ibintu bihinduka ku buzima bwawe, hakagira ibintu bihinduka kuri famiye yawe, hakagira ibintu bihinduka mu mibereho yawe, ukabibona ko bihindutse, ukabibonesha amaso yawe, ukabifatisha intoki zawe. Ntiwumve yuko uyu munsi niba Grace Room yafunzwe, isengesho ryawe noneho Nyagasani atari buze kuryumva, noneho ibyo uri buze kubwira Imana, kuko icyifuzo kuri buri wese nuko Grace Room yakongera igaterana, nuko Grace Room yakongera igasenga. Ntiwumve ko icyo gihe yakumvisha uyu munsi itari buze kukumva, noneho mwese mufite umugambi umwe, mwese mufite icyifuzo kimwe, ngo wumve ucitse intege, ibyiringiro birashize muri wowe. Atura icyo ushaka kubwira Imana, mufatanye na pasiteri wanyu, mufatanye uko muri benshi cyane. Mwirinde iki kigare, mwirinde ababayobya. Ibyinshi ibyabaye muri Grace Room, ibyinshi ni ibyiza. Julienne ni umuntu yakosa, komite ya Grace Room ni abantu bakosa, ariko ntekereza yuko ibyiza, ibyinshi uzi, ibyiza nibyo byinshi muri Grace Room kuruta impuha ziri hano hanze, kuruta ibintu abantu bari guhimba, kuruta ibintu byose byinshi biri guca mu matwi yanyu by'ibigeragezo. Mwumva bibaciye intege mukumva muratentebutse. Ntabwo aba Grace Room, nta muntu ugomba gutentebuka
nta muntu ugomba kumva byacitse n'ikimenyimenyi. Ibi bintu byose pasiteri wanyu yari abizi ko bizaba, yari azi ko hari igihe kizagera Grace Room ikaba Grace Room ikavugwa, Grace Room ikaba Grace Room ikavugwa ibintu bitari byiza, ibitangazamakuru byose bikayifataho ijambo, abantu benshi Grace Room bakayihimbira. Ubu ngubu noneho ikigezweho ni uko Grace Room bacishije imbaraga muri Nigeria, bacishije imbaraga i Bugande, pasiteri wanyu agendana ngo inzoka muri baga, ibintu byinshi cyane biri gutrendinga ahangaha ku mpamvu zitazwi. Ariko ntimucike intege, ntimwumve ibintu byabaye bibi rwose. Mwebwe nk'abantu basenga, nk'abantu bazi umuntu mwamenye Imana, murayizera, igira icyo ihindura ku buzima bwanyu. Ntabwo ibi bikwiye kubaca intege, ntabwo mukwiye kumva ubuzima bwarangiye. Nimusenge ubudasi wasengaga rimwe asenga 3 ku munsi. Grace Room izongera kubaho. Grace Room igihe kizagera abayifasheho ijambo bayisebya bongere bafate ijambo bayamamaza, bongere bafate ijambo bavuga ibyiza byayo, bongere bafate ijambo bavuga ibitangaza bibera muri Grace Room. Nibo bazafata iya mbere bakayiyoboka, nibo bazafata iya mbere n'amafamiye yabo bakayajyanaho n'inshuti zabo, nibo bazafata iya mbere wo kuvuga Grace Room. Grace Room yari mu Rwanda izamenyekana muri East Africa, Grace Room izamenyekana ku mugabane wa Afurika, Grace Room izamenyekana ku mugabane wa Europe na Amerika, ahantu henshi cyane izamenyekana. Kandi izamenyekana bitewe n'abayivuze nabi, n'abayisebeje, n'abayihimbiye inkuru. Rwose umuntu ari kubyuka akavuga ati Grace Room nta kintu cyiza cyahabereye, Grace Room nta kizima cyahabereye, Grace Room nta neza, mbese ibintu byose bibi ni ibya Grace Room. Mwa bantu mwitondera aba bantu, mubagendere kure, ntimwumve ibintu bababwira. Ibintu byose ni amabwire, byinshi bari kubihimba, kuko ibirenze ibyo RGB yatangaje, mwa bantu mwumve ko ari ibihuha. Ibirenze ibyo ubuyobozi bwatangaje ni ibihuha byo kuvuga ngo umuyobozi wanyu yariye amafaranga. Ibyo byose mubyihorere, ntimubyiteho. Grace Room ibyo yakoze ibyinshi ni byiza kuko bakosa ni abantu. Aba ari byo rero fokasinga wowe, ushyireho amaso yawe, ubyishimire, ushimire Imana ko mwabigezeho, kandi wibuke neza yuko hari n'ibindi muzageraho, kuko ntabwo bizakomeza kuriya. Grace Room igihe kigomba kugera igafungurwa, Grace Room igihe kigomba kongera igakora. Abantu bose bayiciye intege, abayifasheho ijambo, abantu bose aho bava bakagera, ibyo bavuze byose bazifuza kubivuguruza, kandi batewe isoni, bumva ari abanyakimwaro, bumva ibintu bakoze bo ubwabo nk'abantu bakuru, abagore n'abagabo bazi ubwenge, batewe isoni no kujya muri media ngo bagire bate babivuguruze. Bazaterwa isoni no kumva baza bagasaba imbabazi kandi bitakunda. Mwa bantu mwe mukomere, muhumure, nimucike intege. Grace Room iracyari yayindi, kandi izaza shininga kurutaho, izaza imenyekana kurutaho, kuruta uko mwigeze kuyimenya. Noneho mukomere, mwihangane, ibi ni ibigeragezo. Donc igiti kirimo imbuto nicyo abantu batera amabuye. Urumva, ntabwo ibintu bikeya RGB yavuze byagombaga kubyara iyi nkubiri yose, byagombaga kubyara ibintu byose kuri social media. Buri wese ngo ahimbe inkuru ye, buri wese ngo akore episode yiwe. Urumva, ku bintu atazi, adasobanukiwe, ku bintu atazi aho biva n'aho bijya. Ariko buri wese, kubera yuko Satani yahagurutse hejuru y'ibintu bikeya RGB yavuze, buri wese akumva yuko agomba guhimba inkuru ye. Guys, ntibabayobye. Bamwe muri aba ni intumwa za Satani, bamwe muri aba ni inkozi z'ibibi, bamwe muri aba ntabwo bamenye icyo bagambiriye, bamwe muri aba ni abanyeshyari, bamwe muri aba bumvaga n'ubundi icyitwa Grace Room ari nk'igihombo kuri bo. Bamwe muri aba bumvaga yuko hari umuntu uri kwiba abantu, ariko mu by'ukuri nta gihamya bafite. Mu by'ukuri ni ibintu bo bihimbira kubera imitima yabo ibibarimo. Ntimucike intege, mukomeze musenge Grace Room, mukomeze musenge cyane. Daniel Style ntimuyireke, musenge kandi mushyireho